yaravuze ngo baje kutwishyuza kuko babona ko turi rubanda rwo hasi, baje kutwishyuza imisoro kubera ko babona ko turi abo hasi. Ariko Petero, hari ikintu utari wasobanukirwa. Ntabwo uzi uwo muri kumwe arenza abami, kuko niwe waremye abami, arenza abo bakomeye. Ntabwo wari wabo baje kutwishyuza, ariko ntibaza batugeza. Haleluya! Baje kutwishyuza ariko ntibazi aba turi bo. Arangije aravuga ngo ariko manuka ku nyanja. Manuka he? Ku nyanja. Ugenda uraroba amafaranga abiri, iya mbere nuyisatura urakuramo bari kubishyuza ibihumbi 200. Aravuga ngo nuyisatura urakuramo miliyoni. Petero alela tatara bari feshako se. Petero ntabwo yari yarigeze aroba ifi mu buzima bwe ngo ayikuremo amafaranga. Petero ntabwo yari yarigeze aroba ifi ngo akuremo amadolari. Kandi yari umuhanga mu kugira gute? Mu kuroba. Ariko Yesu yari agiye kumwigisha isomo rivuga ngo ni njyewe byose ubitegeka. Zabura Yesu icyubahiro. Haleluya, 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 haleluya. Aramanu agiramo aravuga palita la sagota detaro abago ngiye gutestinga ibi bintu Yesu avuga. Aragenda ngo aroba ifi. Haleluya. Arayisata ifi yarayifashe yumva ibyimbyemo ikintu. Arayisatu yasangamo iki? Amafaranga. Wenda ni urugero, asangamo nka miliyoni. Babishyuzaga ibihumbi 200. Ariya amafaranga yaravuye ko kuva yaroba amafi atigeze araba ifi irimo amafaranga. Aho udakekera igisubizo niho kiri. Aho udakekera akazi niho kava. Aho udakekera amahoro niho yaturuka. Aho udakekera ubuzima niho bwava. Ariko ukeneye kubanza kwiga isomo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Ese wahereza Yesu icyubahiro. Haleluya, haleluya. Akuramo amafaranga ayazanye imbere ya Yesu. Yesu aramureba aramubwira ati rero Petero, genda wishyure, uwishyurire nanjye unyishyure, ubwasigaye nawe urebe uko ubigenza. Haleluya. Yari ari kwiga isomo. Ijambo ry'Imana avuga ngo namwe muzamenya iki, kandi nimurangiza kumenya ukuri niko kuzaba batu. Igihe utari wamenya ukuri uzahora mu buzima bwo kuzenguruka ku kigurudumu. Uzenguruka ngo bamvuze, bandwanyije, banyanze, banze kuma, banze kugira ngo utazi ko utunze ifite byose muri wowe. Utunze irimo amahoro, utunze irimo amafaranga, utunze irimo ubuzima, utunze irimo uburinzi, utunze irimo akazi, utunze muri wowe byose. Nuko hari igihe umuntu ababwiza ukuri mukagera ngo hararabaye. Haleluya, haleluya. Yari akeneye kubanza umva, hari amasomo ajyana n'umuhamagaro. Amen, amen. Ikakwambika ubusa kugira ngo ibanze kurebe. Ikakwambika iki? Nigeze kuva kubwiriza ahantu, nari mvuye kubwiriza ku Rwesero. Mvuye kubwiriza icyo gihe nari nasenze, ndibuka Imana ikora igitangaza. Hari umukobwa witwaga Kayitegere Ivete wigaga hano hirya kuri koleji. Kuva yabaho yari yarigeze agira ubuzima bwiza. Imana irambwira ngo genda urambike umuntu ukurikira, umurambike w'ikiganza gusa. Ndahita nkora murambika w'ikiganza, yumva ibintu birahindutse mu buzima. Arangije kwibuka aravuga ati umva mukozi w'Imana, sinkuzi ariko uhereye munsi ngiye kunywa isukari. Uwo munsi bwije yinywera, mu gitondo arambwira ngo byakunze. Ariko nubwo byakunze nari ngiri kwiga isomo ryo kwambara ubusa. Navuye kubwiriza njya bitera muge, ngeze hirya hari hafi yo kuriya mu mama inkweto zibaho tano, inkweto
iyo utari wamenye uriga mpaka ukazasaza rimwe na rimwe ukiri. Hari amasomo ajyana n'umuhamagaro mama. Haleluya. Noneho haleluya, abantu bose bangahe? Bose baremwe n'Imana, ariko abantu bose si abana b'Imana. Nyumvire, abantu bose baremwe n'iki? Ariko abantu bose si abana. All the men, all the people are created by God, but ntabwo ari father wabo, ntabwo ari data. Ahubwo icyaha cyatumye abantu batakaza ububasha n'uburenganzira bwo kwitwa abana b'iki. Ariko iyo wavutse ubwa kabiri, ijambo ry'Imana bavuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'iki? B'Imana. Ariko uko tuzasa nikuragira gute? Nitureka icyo tuzi cyo nuko nerekanwa tuzagira gute? Abo bantu nuko bamenye ukuri. Haleluya. Iyo rero wahishuriwe umunsi umwe, ubwo ako navuga ngo hari amasezerano agendana n'umuhamagaro. Iyo dusomye muri Matayo 16, Matayo 16 umurongo wa 16, Matayo 16 umurongo wa 16 haravuga ngo Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo umwana w'iki? W'Imana ihoraho. Yesu aramusubiza ati, ugize ute? Ugize ute? Ugize ute? Urahirwa Simoni mwene Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo bigize gute? Bigushuri. Ahita muhindukira ngo nanjye ndakubwira ngo uri Petero, kandi kuri urwo rutare niho nzubaka iki? Itorero. Nagira nyumva neza, iyo wishuriwe ikintu kimwe mu bwami bw'Imana gihita kizana n'amasezerano akomeye cyane. Iyo ushuriwe imbaraga z'ijambo ry'Imana bihita bizana n'amasezerano. Haleluya. Yahishuriwe akantu kamwe, ko Yesu ari Kristo umwana w'iki? Yesu arangije avuga ngo Petero we, ntabwo ari inyama n'amaraso bigize biti bigushura. Reka nkubwire, la leta pita basha, ntushobora guhishurirwa ibintu bikomeye utari mu mwuka. Haleluya. Abafilozofe bakomeye kuri iyi si, kugira ngo bahishurirwe ibintu bikomeye, babanzaga kujya mu mashyamba bonyine, bagakora ikintu bita meditation, bakitandukanya n'abantu, bakajya ahantu barangiza bakavumbura ibintu. Haleluya. Rimwe na rimwe bamwe bagahitamo kwisonzesha, akisonzesha. Reka mubwize ukuri. Haleluya. Nuramuka uhishuriwe, ugahishuriwe akantu gato mu ijambo ry'Imana, kahindura ubuzima bwawe bwose. Iyo dusomye ijambo ry'Imana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 4 ku murongo wa 4, haravuga ngo bana bato ntimutinye, kuko so yishimira kubaha iki? Ubwabo. Ngo kuko uri muri mwe aruta uwigize gute? Uri mu bisi. Uri muri nje aruta uri mu bisi. Wahishuriwe iryo jambo, agaciro k'iryo jambo ukamenya ko uri muri wowe afite ububasha kuruta uri mu bisi. Uri muri twe ninde? Ni Yesu. Uri mu bisi ninde? Ni Satani. Uri muri twe ni umwuka w'Imana. Uri mu bisi ni umwuka wa Satani. Uri muri twe arakomeye kurusha ugize gute? Uri mu bisi. Wasobanukiwe icyo kintu, ntabwo wazongera gutinya abarozi, ntabwo wazongera gutinya ibyo bohereza ku mabati, ntabwo wazongera gutinya ibyo barara baguhuhera, kuko uri muri wowe arakomeye kurusha ugize gute? Uri mu bisi. Komera Imana amashyi.
Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Uri muri wowe, uri muri wowe, uri muri wowe. Petero arangije guhishurirwa icyo kintu. Nyumvira ikintu cyabaye. Yesu ashimwe. Ikintu cyabaye, isi yaramwitegereje, ibona ko Petero agiye gutuma itorero ryaguka, ibona ko Petero agiye gutuma itorero rya Kristo ryunguka abantu benshi, ibona ko imbaraga za Satani zigiye. Noneho isi inyura mu magabo witwa nde? Herode. Byakozwe n'intumwa 12. Ibona umugabo witwa Herode niwe uhagaze neza, avuga genda umfatire Petero. Ngo yabaje gufata Yakobo mwene se wa Yohana, amuca igihanga, amwicisha inkota. Abonye ko anejeje Abayuda, ariyongeza abafatane Petero, atazi ijambo ryamuvuzweho kandi nakundana pase. Hari igihe isi twigeze n'ukwigereza n'ukwipima, ariko itazi ijambo twavuzweho. Abarozi bakakwigereza batazi ijambo wavuzweho, abanzi bakakwanga batazi ijambo wavuzweho, abakurwanya bakakurwanya batazi ijambo wavuzweho, isi ikakurwanya itazi ijambo wagize gute wavuzweho. Petero yari yaravuzweho ko zubakwa iki. Ubwo rero ntabwo ari gucibwa igihangaza Yohana Yakobo nako. None se Imana ari kubaka intuza itorero ku gihimba gusa. Yari yavuze ko izubaka itorero kuri Petero. Ntabwo ari kuri Petero, ahubwo ni uguhishurirwa Petero yagize gute, yari yagize. Haleluya. Nawe nuhishurirwa, Imana izakubaka ibintu bikomeye. Umuhamagaro rero ugendana n'amasezerano akomeye. Yesu ashimwe. Ndagira ngo mubwire ngo iyo uhamagariwe gukorera Imana, hari abantu bashobora kuvuga ngo erega uriya yahamagariwe kuba umushumba, uriya yahamagariwe kuba umudiyakoni. No, buri wese aba afite umuhamagaro we. Nahamagariwe kuba pastor, yahamagariwe kuba umudiyakoni, yahamagariwe kuba umucuranzi. None se bose ni abapastor, bose ni abacuranzi, bose ni abadiyakoni? Ndagira ngo ngubwire ngo iyo uje mu bwami bw'Imana, Imana iba ifite intego yo kuzagukoresha bitewe n'icyo uri cyo. Haleluya, haleluya. Ariko reka mbabwize ukuri, nako mbabaza kuri mwebwe mukorera leta. Amen. Iyo mukoze ukwezi kugashira, murahembwa cyangwa ntimuhembwa? Munsubize, murahembwa cyangwa ntimuhembwa? Barabateganyiriza se muri ka sociale cyangwa ntabwo babateganyiriza? Barabikora. Hari ubwishingizi runaka se babashyiramo cyangwa nta burimo? Burahari. None se utekereza iki ku muntu wiyeguriye gukorera Imana? Utekereza iki ku muntu wemeye guhagarara mu muhamagaro? Utekereza iki ku muntu wemeye kuba umukozi w'Imana? Ijuru ryamuhemba, ijuru ryamuteganiriza, ijuru ryamurinda, ijuru ryamuha byose, ijuru ryamuba hafi. Amen. Haleluya. Hayiwe. Niyo mpamvu rya joro wari gupfamo ntiwapfuye. Niyo mpamvu wa munsi wo guseba ntiwasebye. Niyo mpamvu wa munsi wo kumwara ntiwamwaye. Kuko ufite icyo uvuze mu bwami bw'Imana. Hereza Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ufite icyo uvuze mu bwami bw'iki bw'Imana. Haleluya, haleluya. Ufite icyo uvuze mu bwami. Ariko umuhamagaro wa Petero ntabwo ari uwo wari kwicirwa muri gereza. Haleluya. Njya bivuga ngo iyo uri ku muhamagaro w'Imana, Imana ikurindira ahantu hatari aho kurindirwa, ikagutabarira hatari aho gutabarirwa, ikaguhereza ibisubizo hatari aho guhereza ibisubizo, ikakugirira neza mu gihe kitari icyo kugirirwa neza.
bujyana n'umuhamagaro. Umuhamagaro wo kuririmba hari uburinzi bujyana nawo, umuhamagaro wo gusenga hari uburinzi bujyana nawo, umuhamagaro wo kwinginga hari uburinzi bujyana. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuko ufite icyo uvuze mu bwami bw'iki bw'Imana. Haleluya. Wibuke ko Imana ariyo yari yiboneye Dawidi igira ngo azabe iki? Umwami. Nakubwiye ngo hari uburinzi bujyana n'iki? N'umuhamagaro. Umunsi umwe Sawuli aravuga ngo ariko aka gahungu wakica, wagira gute? Wakica, wakarangiza, ariko atazi ko hari uburinzi bujyana n'iki? N'umuhamagaro. N'ubundi Imana yakuvuzeho byanze bikunze kirarinzwe. Igeze kubwira abantu ngo Imana yakuvuzeho kirarinzwe kurusha ukurinzwe. Imana igutegekanyamo kirarinzwe kurusha kugeza urinzwe.